nihatagira igikorwa ndabisubiramo 80% mu myaka 10 y'abakobwa b'Abanyarwanda bazaba ari indaya nta kandi kazi bakora hatagizwe igikorwa uyu munsi cyambere mu kubabwira kwigirira kwiha agaciro esteem n'ibindi bitandukanye. Ibi ni ibigaragara ko tugomba gushyira imbaraga mu kongera kureba uburyo ibyo tuvuga byose politically ariko practically hatagize igikorwa. Ibi mbona tuzajya turema abantu beza bazi kubwiza muraho abantu b'Imana barundi n'abanyarwanda muraho mbaramukije kandi nongera ndababwira nti amahoro y'Imana bane namwe abakunda Imana mukomeze gukunda Imana ababweje bakomeze kubweja ivyo birabaraba. Uyu munsi agomba nagihagira ibintu mvugaho gato umuntu acize kugaruka kuri vya bintu vyitwa ngo nabi Imana ngaho kandi niki gikobwa narabonye mbere kiri kuri Isimbi TV civugisha Yesu